nionyesha kuwa ndiho reka ngushime muratura bikwiriye George, aba bantu bose baba bakwishimiye. Ikigo cyose cyakwishimiye kubwa akazi udukorera. Wadukoreye ibintu byiza cyane. Urakoze. Hanyuma njye nkimara kubona ibi byatumye mbona yuko nta wundi muntu ushobora kuyobora kino kigo keretse wowe George. Ibi byanyeretse yuko ari umuntu ugomba kuba ufite ubushake kugira ngo ubone akazi muri kino gihe. Ntabwo ari ibintu byoroshye. Keretse wa muntu ureba kure, ushishoza, akagira ubushake n'umurava. Ibyo rero nabibonye muri George. Félicitations. Ndabashimira cyane nyakubahwa ku cyizere mutugiriye. Nukuri ibyo mukora umunsi ku wundi mu kigo hano ntago bisanzwe. Ariko munyemereye muri uyu mwanya nifuzaga mbere ku muyobozi w'ikigo w'ahazaza. Uvuze iki George? Arakora cyane kurusha abandi bose. Igenda nibise. Ashobora kuba atazi kuririmba ariko muri yifitemo impano yo kuyobora. Hanyuma se George, wowe urashaka gukora iki? Cyo nta kintu ushaka. Nta kintu ushaka rwose. Ibyo nakagombye gukora narabikoze. Kandi nakoze nk'umuntu wikorera. Nakoze inshingano zanjye nk'umukozi hano. Kandi ibyo nakoze ndumva nageze ku rugero rushimishije. Rero namwe musigaye mugomba gukora cyane kugira ngo ikigo gikomeze kizamuke kugira ngo kimanuke. Kandi byose birashoboka. Rero ku buzima bwacu no ku buzima bw'ikigo cyacu. Yes. Félicitations. Kuki utaza kwishimana n'abandi sutiye ikibazo? Ntabwo ndi muri mood. Cyakora nanjye ndi muri urimo ntabwo naba ndi muri mood kabisa. Ushatse kuvuga iki? Imodoka zihenze, ibirori bya buri munsi, n'ibindi byinshi ntazi. Nzi buri kimwe cyose. Ntabwo numva uburyo ufite imbaraga zo kukigaruka muri biro. Mu ibyo wakoze byose. Ese amafaranga y'amanda ntabwo yaraguhagije. Ibyo birahagije George. Nari ko uri umuntu uri serious ushira mu gaciro. Ni gute washinje ibintu nk'ibyo ngibyo cyangwa wasaze? Ntabwo uteye gutyo. Umuntu nkawe nizeraga inshuti magara ukabasha gukora nk'ibyo wakoze. Nari mbuze mama wanjye kubera wowe. Lydia n'umwana wanjye baragenda. Ariko uracyafite n'imbaraga zo kundeba mu maso. Washoje? Oya, ntabwo ndasoza. Gusa ubu nta muntu utazi uwo uriwe. Ntabwo agakwiye kuri mu bantu wowe. Bitewe n'ukuntu umeze. Hakundi uratekereza uri igiki George? Ni gute
gute wanshinja ibintu nk'ibi ngibi ubu watanga gihamya ntabwo nkeneye igihamya ndetse mushaka ko nanga amatangazo wese akamenya uriwe nuko uteye cyangwa ibyiza nuko wakwigendera just go ariko mbona ibyo bitameze neza nuko gusa aje gusanga atari umucuruzi mwiza w'ubwishingizi so nahisemo kwigendera ndabibona okay Tubyisige ku mwenda. Sinakubwira ngo ntubyisige. Muraho. Muraho. Nari ngukumbuye. Uracyari mwiza nka mbere. Ubu rwacu mudahari ruba ruri mu busa. Barukonje cyane cyane. Nanjye nari ngukumbuye cyane. Nkumbuye urugo rwanjye. Nkumbuye icyumba cyanjye, nkumbuye byose byo mu rugo. Ariko cyane cyane nari nkumbuye wowe. Umura mwana wanjye nagarutse mu mahoro. Nari narakwibeshyeho. Narakurenganyije. Kandi rwose ndasaba imbabazi. Umuhungu wanjye aragukunda by'ukuri. Kandi nanjye ndagukunda. Ngwino umpobere. Sheri. Akibazo. Umura. Karibu. Ndashimira Imana ko twongeye guhurira ku meza amwe nanone. Mu byumweru bike bishize twahuye n'ibibazo, ariko ndanezerewe ko twabashije kubiberana. George wakoze kuduhuriza aha ngaha. Murakoze namwe. Kandi nakwishimiye cyane. Wirengagije umujinya, ubasha gushyira ibintu byawe ku murongo. Lydia niwe mugore ukubereye. Ntuzegere ubyiregiza na rimwe. Abicishije mu muziki we yabashije gufungura amaso, umenya ko gucuruza ubwishingizi bitari kugira umugabo uri uyu munsi. George kandi wagize neza guhitamo kiriya cyemezo cyo gutandukana n'uriya musore. Wari ari we twitwa Brian.